kavuga ngo turabacunguzi tutaye turabashyitsi hari isezerano rikuru Imana yaduhaye. Imana idufashe naho bakunda isi itayinezererwamo ariko nawe icumbi ntabwo ari iwawe. Hari ibizamuhinduka igutera ubwoba tubwire hasi iwanyu isigaye ujye uyibamo ariko utekereza kuri urugendo
ko yongeye kuduha iki gitondo, kandi dushimiye Imana yaduhaye iyi minsi yose kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu munsi wo ku wa gatandatu. Ababwiye ko nuka ku ruyenzi. Ubwo rero muri iyo minsi yose ukuntu Yesu yagendanye nanjye, aleluya, amen, byari kumbangamira ikambuza kuza, burya byari ariko Yesu nahaga. Aleluya, abantu mwese twafatikanije kugeza kuri uyu munsi kumva ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Kandi mu munsi wa nyuma nshimiye n'itorero rya Gasave ryanyakiriye, nshimiye n'abayobozi bane bature bantekerejeho bakantumira. Imana ibahe umugisha. Kandi Yesu abahe umugisha bene data. Iyo nza kuza ariko simbona abo mbwira ubutumwa bw'Imana, simbona abo mbwiriza ubutumwa bwiza, nta kintu byari kumara. Ariko Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha, kubera yuko mwaje kumva ijambo ry'Imana mugafatikanya ijambo. Tugiye kurisoza rero, tugiye kugerageza gusubiramo gakeya ibyo twavuze, hanyuma niturangiza tugire gute senge. Sicyo tugiye gukora buriya. Hanyuma rero turi ku ijambo ry'Imana ryitwa kubagarira isezerano. Isezerano Imana yaguhaye, iyo uribagariye karibagarira neza. Twavuze ko sezerano rishobora gukura, turigereranya n'ikimera kimwe gishobora gukurira mu murima, hanyuma rero kikaba cyahura n'imifatangwe, kikaba cyahura n'urwiri, kikaba cyahura n'amahwa y'ubwoko butari bumwe, akaza kukizibira kugira ngo kidakura, kugira ngo gipfe, kugira ngo kigwingire. Imana idufashe, Imana idufashe cyane. Ariko umuntu yaba amaso akarinda icyo kimera, ari cyo sezerano, kirakura kandi kikagira umumaro, kikagirira uwahawe iryo sezerano, kikamugirira umumaro. Imana ishimwe cyane. Twasomye ijambo ry'Imana, twasomye ijambo ry'Imana mu Bacamanza ibice 13, dore ku murongo wa 2 tugeza ku wa 14. Tuvuga kuri Manowa, uburyo amaze kumenya amakuru y'uko Imana ivuze ku mugore we wari ingumba, ndetse nawe ubwe yari afite ikibazo gikomeye cyo kutagira umwana umwita dadi. Ayasome nita arangije amenye ko marayika yahageze, ntamubone, asubira gusenga, abwira Imana ngo marayika yongera agire gute, agaruke. Marayika yongera agaruke, kandi nagaruka ndashaka ko avuga uko uwo mwana tuzamugenza. Dore ahantu hakomeye aho naho ngaho, uwo mwana tuzamugenza gute? Kandi hari amabwiriza agenga icyo kintu. Twatobasha siminikita, uwo mwana hari ibyo umubyeyi yagombaga kwirinda vino bisindisha, ibintu byose byari kumubuza kwakira iryo sezerano, yamifatangwe n'ibindi, naho ngaho yatinze. Haleluya, amen. Hanyuma dusanga rero
Manowa mu gusenga kwe ukwinginga Imana yabonye Imana marayika yagize gute yaragarutse. Imana ishimwe. Ubwo ngubwo ni ku munsi wa mbere. Hanyuma ku munsi wa kabiri twasomye ijambo ry'Imana ryari riri mu Efeso ibice 6 murongo wa 16. Aravuze rero kubera cya giti cyitwa isezerano gikwiye kubagarirwa, ariko hari n'ibikwiye kurinda kugira ngo gikorere neza. Munorasibonekita kugishyiriraho korotire ituma kitayashayini, kitazaza konwa na bya bindi ngo bibonaho binyuma. Usanga rero dukwiye kuba dufite ijambo ryitwa kwizera muri twe. Dutware kwizera nk'ingabo, niko tuzazimisha imyambi yose ya wa mubi yakuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Hano bari mu nzu y'Imana, haleluya, haleluya, haleluya. Bani bavugisha, bani bashobora niba turi bani bavugisha. Haleluya, bani ishimwe cyane. Dutware kwizera nk'ingabo, niko tuzashobora kuzimisha imyambi yose ya wa mubi yakumuri. Kandi twasanze iyo ntwaro yitwa kwizera, iyo umuntu ayitwaye nta kintu atinya. Ntwaro yitwa kwizera, iyo umuntu ayitwaye agenda afite confidence, agenda yiyemeye. Haleluya, Imana idufashe. Agenda yumva avuga ngo ikintu Imana yavuganye nawe kizasohora. Nubwo uyu munsi nawe ntashusho ufite, ariko kizasohora. Kubera iki? Afite iyo ntwaro yitwa kwizera. N'ibisasu rirakomeye, irakingira, irakingira. Nta mwami w'umubi waka umuriro ukugeraho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero twarakomeje ku munsi wakurikiyeho dusoma ijambo ry'Imana ryari riri muri Mariko ibice 13 murongo wa 33. Ivuga ngo nuko mube maso musenge, uko mutazi igihe ibyo ngibyo bizagira gute. Twavuze ijambo ryitwa usenge, bya bintu bifasha cyane kwa kubagarira isezerano. Ukwiriye kuba ufite kwizera tumaze kuvuga kugira ngo ubashe kuribagarira. Ukwiriye kuba ufite amasengesho muri wowe kugira ngo ubashe kuribagarira. Haleluya. Mwanditsi umwe yaranditse, wandika imivugo, aravuga ngo gusenga bisa n'ibintu bisanzwe. Amasengesho usenga asa n'ibintu bisanzwe, ariko ni ibisasu, ni bombe. Nubona umuntu asenga, uzajya umenya yuko afite intwari ikomeye. Akutaya before amasengesho agera abantu batabasha kugera. Amasengesho asobanura ibyo abantu batabasha kwisobanurira. Reba siminiti, amasengesho abyarira umusaruro uyasenze.
Imana ishimwe. Haleluya. Nashosa menita gusenga yaravuze ngo gusenga ni ugusesera warangiza ugasingira. Abantu bananiwe gusenga Imana ibatabara. Yewe mwananiwe gusenga mwese Imana ibatabara. Abantu basengaga itatu ubu bakaba basigaye ku gice cy'umunsi. Nimugoroba twavuze ngo nta buzima burimo ahubwo mmenye ko muri gupfa. Abantu bateranaga bagakunda amateraniro yera, uyu munsi bakaba bumva ababizi ko ari igihe umuntu abihirwa. Haleluya. Uzi ko ari igihe umuntu yicara mu nzu y'Imana yarakundaga gusenga, agakunda kumva ijambo ry'Imana, yarangiza yakumva ijambo ry'Imana akumva bari kumutindira, akumva yabihiwe, akumva umuntu yasenga akumva yamubwira ati gabanya murekerane. Abantu batagikunda amasengesho bamenya abantu basenga amasengesho maremare, akavuga ngo ubwo bahaye kanaka ntabwo dutaha. Kuta yashize iminita kubera ko amasengesho asigaye ababiri. Ariko muri gusenga ni byiza. Imana ishimwe. Dusenge ni intwari ikomeye, ni igikoresho kibagarira isezerano dufite. Iyo usenga waravuze ngo urugendo ruri hagati igihe Imana ivugiye n'igihe isoheza isezerano ushobora kuba rurerure cyangwa rukaba rugufi. Ariko iyo ukunda gusenga ntabwo umenya ukuntu iminsi ishize, iraza ikagukomereza muri ya masengesho usenga kagigaruka. Umva ikintu dukuramo, kuramo amakuru. Haleluya. Kazi kamuha mwana wanjye ndakuzi, ako ngako kakagenda. Haleluya. Kagenda isunika warangiza ugashiduka ugeze ku gisubizo cy'ibyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Ukora ibyo abantu batabasha gukora, uvugira Imana abantu batabasha kuyivugira. Haleluya. Umwuka wera w'Imana, umwuka wera w'Imana, umwuka wera w'Imana. Iyo umuntu afite umwuka wera, twaravuze ngo uyu munsi muri iki abantu ntabwo bagikunda umwuka wera. Umuntu asigaye batizwa mu mazi menshi. Kera umuntu yarabatizwaga umuntu ukabona yahongeye mu rusengero ari kubwira Imana ngo Mana, mbese umuntu yabaga azi ko ari itegeko gusaba Imana umwuka wera. Ariko se muracyabibona? Reka nakiriye abantu nakiriye bibabwiye, nyamara ndagira ngo mbwire imbaraga ufite ntabwo zakurenza ubutaka. Imbaraga zakugeza, ariko yagusezeranije ubufasha. Haleluya. Yagusezeranije ubufasha. Wagufasha aravuga ngo azenda
umutima wa Goliyati, itanekereza ibyuma Goliyati yifurebye, itanekereza ukuntu yahagurukaga Abisirayeli bagahinda imishyitsi bakajya mu myobo. Murumva ntakoze iki? Ubwo nirenze kujya atakabimbwira, iyo atabimbwira Goliyati ntiyari kunika nabizi. Turashimira umwuka wera w'Imana wenda kujya data tukabimenya. Haleluya. Amen. Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Umwuka wera, abantu badafite umwuka wera uyu munsi turabasaba. Hanyuma mugendane umukoro wo kubwira Imana ngo natwe twuzuza umwuka wera. Abantu basinziriye mu mwuka, umuntu wegeranye n'umuntu akabona arananiwe, namukomanga mubwire ngo kangu umva ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Uyu mwuka wera ni umufasha, uyu mwuka wera ni umujyana. Uzi kunaza inama nziza, uzi iyo yakwegereye akakuganiriza akakugira inama. Uzi ko agira inama abagore ngo bubake ingo zabo, ibintu by'icyana akakwigisha strategy, akakwigisha ukuntu ukwiye kuvuga. Umwuka wera w'Imana araza mu izina ryawe. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Twavuze ku mwuka wera, twasomye no mu gitabo cy'Abaheburayo ku wundi munsi wakurikiye, ibice 11 umurongo waho wa 13. Haleluya. Bivuga ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranye, ngo bajyaga babirora biri kure bakabyishimira, ubundi bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira hano muri iyi si. Turi kuvuga ku isezerano ry'Imana kuri bagari. Isezerano ni ryiza. Iyo umuntu afite isezerano egare uburinzi, nta bindi bintu byinshi wiri uvuga. Iyo Imana ikubwiye ngo nzabana nawe, nzakurinda, 2023 nayikugana, ubu uzi ko 2023 mu bantu bazapfa 2023 uzi ko utariho. Haleluya. Amen. Abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranye, babibonaga biri kure bakabyishimira. Barangiza bakavuga ngo turi abashyitsi n'abimukira byose. Twavuze isezerano rikuru Imana yaduhaye. Murayizi isezerano Imana yaduhaye, isezerano ryitwa ubugingo. Iryo sezerano Yesu yaravuze ngo ngiye kubategurira. Niyo mpamvu wari uri kuvugana n'umuntu uyu munsi, mu gitondo ukazana n'umuntu muri bibato, kandi ukumva ngo runaka twari turi kumwe birarangira. Ngo bajyaga batumbira ibiri kure, ibiri mu gihugu turi kujyamo, bakabyishimira, bikabakumbuza. Sherasire kavuga ngo turabacunguzi, turabashyitsi. Hari isezerano rikuru Imana yaduhaye. Imana idufashe naho bakunda isi kayinezererwamo, ariko
Haleluya. Nababwiye ngo iyi si umuntu azarinda yivamo agifite ibyifuzo, ariko iwacu w'icu nta byifuzo bizaba, ibyifuzo byose bizaba ntawe byo gusenga tuzasubiramo. Masengesho ko ntabwo bavuga, abona mwebwe atajya bavuga, babona yo ariko ayazi ibindi tuzasezera ku bihe byiza byo gusenga, tugire ibihe byiza byo gusenga murabeho. Yesu we, Yesu we, iwacu we, iwacu turi kugenda. Uyu munsi nawe ndi kuvugana nawe, ariko natambukaga ukumva ngo wamwigisha yanjye. Turi kugenda, turi mu rugendo. Niyo mpamvu amabisi yakubuka ubwahindutse abantu bose baranawutinya cyane, nta n'uwakwemera ko komanga, ariko iyo yaje gusarura arasarura ibyaza n'ibiteza akabikora. Mani ngira gute mureke tubagarire iri sezerano ry'ubugingo. Kuribagarira ni iki? Kunda gusenga. Kuribagarira ni iki? Kundana n'Imana ukiranuke ku gato no ku kanini. Rwanya icyaha n'igusana icyaha. Iyi Mana yacu izatwara abantu bakijijwe neza, bakiranukira Imana, banga icyaha n'igisana. Imana idufashe. Gatugere ku musozo dusenga Imana. Bashaka ko dusoreza muri iri jambo iri muri Mariko ibice 14. Ibice 14 umurongo wa 38 wonyine haranditse ngo mube maso musenge utajya mu moyo. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite. Hanyuma y'ibintu byose twumvishije twavuye muri Bibiliya, ni ijambo ritubwiye ngo mube maso musenge utajya mu moyo. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Tugiye gusenga Imana. Mube maso musenge. Iyi ntwaro y'amasengesho uyitabarisha igihe cyose ubona izindi ntwaro zitari zakora. Mwabyumvishije? Umuntu usenga akagendana amasengesho mu mutima we, kwizera kuraza. Umuntu ugendana amasengesho agasenga agakundana n'Imana mu bihe byo gusenga, kwizera kuraza. Mbese amasengesho agenda gucira izindi nzira zose kugira ngo ugere ku cyo ugomba kugeraho. Hanyuma y'ibyo mwumvishije iki cyumweru duhaguruke dusenge. Mube maso musenge. Hanyuma y'ibyo mwumvishije rero mube maso musenge, mutagwa mu moshya, mutagwa mu moshya, mutagwa mu moshya.
tugiye gukara umubiri mu izina rya Yesu. Tugiye kubwira Imana ngo iyi mibiri yacu yihe imbaraga zidasanzwe, kandi n'ahandi tugomba kuzura umwuka wera tukawuhoramo. Nitwuzura umwuka wera tukawuhoramo, no mu isoko tukaba turi kumwe nawe, no kuri kompiyuta tukaba tuwuzura. Haleluya! No mu ngendo tugenda tukawuzura, no mu bihugu by'amahanga tukaba tuwuzuye. N'abashisikita n'abasibo ntabwo tuzakora ibyaha, ahubwo tuzatsinda amasezerano Imana yaduhaye tuyabagaritse. Reka turebe abantu bifuza kuzura umwuka wera, bambereka kumuzanga. Abantu bashaka kubatizwa mu mwuka wera w'Imana, nimwegere hino tubasabire Imana. Kintu Imana yavuze, abantu batarabatizwa mu mwuka wera, muze tubasengere Imana. Dusanze umubiri ufite intege nkeya, umutima urabyemera ariko umubiri ukagira intege nkeya. Tugiye kubanza tubasengere Imana, tubasabire Imana kugira ngo ibuzuze umwuka wera. Ikasaba abadiyakoni begere hino, saba umuyobozi wayoboye gahunda ayobora iri sengero. Mana yacu tajosala binita wadusezeranije umwuka wera, kugira ngo umwuka wera azaza kuri twebwe. N'isezerano ryacu n'abana bacu n'abazadukomokaho, iryo sezerano ry'umwuka wera. Mana yacu, aba bagabo n'aba babyeyi, aba bakobwa n'abahungu, inshuti zawe barapfukamye baje kugira ngo
wawe ubwire ngo mutima wanjye ngewe runaka ne gutinya uko Uwiteka wanshunguye aravuze ngo nisha mu mazi ntabwo azanteba kandi nisha no mu muriro erega buriya biba bihari ibintu duhura nabyo ni intambara z'inzitane zikomeye zimeze nk'umuriro. Hari ibintu bimeze nk'amazi ahubura tukabona yadutembana, ariko ijambo muri iki gitondo riravuga ngo witinya. Iri ni ijambo rigaragaza kenshi cyane kandi rikabwirwa abagomba kuribwira bago witinya nuko ibigutinyisha bihari. Amen. Kandi turaryakire mu izina rya Yesu. Itangazo rya mbere ni uko Yesu ari umwami. Imana ishimwe cyane. Dushimiye umwigisha wacu watuganirije neza iki cyumweru cyose kandi ntabwo byari byoroshye. Imana amugiye imbere murindira mu nzira zose yagiye anyuramo, atuka ku Ruyenzi aza. Hari abantu batuye hafi y'urusengero hano batabasha kuza hano muri Nibato, ariko bagaturuka ku Ruyenzi. Urumva ko Imana yabanye nawe cyane. Reka tumutunge ibiganza tumusabire umugisha Imana imumugisha. Hanyuma natwe twabashe kuboneka, ababasha kuboneka hari ababonetse iminsi ibiri, hari ababonetse 3, hari n'ababonetse none. Imana yongere bamere iki umugisha. Hita ko wikoraho nawe wakire mu izina rya Yesu. Kuko n'ubundi kuba wabyutse ukaza uyu munsi ni ubushake bw'Imana. Kubyuka ni iki? Uburonze bwa Mungu. Kubyuka ni ubushake bw'Imana, n'Imana yabishatse. Niko wa musaza yatubwiye. Amen. Dushimiye abaririmbyi bacu, korali Uwera, korali Sharomo, nabo babanye natwe iki cyumweru cyose bazinduka baza. Imana ibahumugisha. Abakristo bacu bose Imana ibahumugisha. Abashyitsi bacu babanye natwe Imana ibahumugisha. Abafatanyabikorwa bagiye babana natwe Imana ibahumugisha. Twese twabaye imbere y'Imana. Imana iduhane iki? Imana ibahumugisha. Hanyuma rero umushyitsi wacu tugiye kumuha intashyo, agiye gusubira aho yaturutse, ariko turamuha intashyo kugira ngo azadusuhurize inshuti z'umusaraba. Reka tumuhereze intashyo. Uzadusuhuriza bera bose, uzabwire bose ugasave turagasuhuje kandi azagire gute azagaruke. Imana ibahumugisha rero mu izina rya Yesu. Kugira ngo duhaguruke n'ubundi twe gutinda hano ko Yesu yavuze ngo turabikishwa niba biragoye hano. Ariko mpamvu Yesu yabivugaga we, hari ababagenzaga, ariko twebwe hano turi mu nzu y'Imana. Ejo rero ni icyumweru tuzaza bafite amateraniro 3 kandi murayazi, tuzayabamo neza cyane. Kuwa mbere n'ubundi rero turakomeje, niba irakomeje.